noneho ushobora gukurikirana Radio Flash FM na Flash TV kuri telefoni yawe ngendanwa. Dore uko bikorwa: fata telefoni yawe winjire muri Play Store wandikemo Flash Radio na TV. Nurangiza ukande install, hanyuma utegereze programu ijye muri telefoni yawe. Yifungure maze uhitemo aho ushaka, yaba radio cyangwa se TV. Amakuru meza, umuziki n'ibiganiro bikoranye ubuhanga ntibigucike. Ku bindi bisobanuro wasura urubuga rwacu ari rwo wa3.flash.rawa. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Mwese mukomeje gukurikira gahunda Flash TV yabateguriye n'umwanya kiganiro Flash Business. Kiganiro Flash Business muri kumwe nanjye Berigine Bizimana, tugaruka ku byinshi bigiye bitandukanye ku iterambere n'ubukerarugendo n'iterambere ry'abanyarwanda muri rusange. Niyo mpamvu rero tugaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, kuturebera hamwe icyateza imbere abanyarwanda. Kuri uyu munsi dufite insanganyamatsiko igira iti: ese ubukerarugendo mu banyarwanda bari kubwitabira gute? Hakorwa iki kugira ngo buri munyarwanda wese abashe kubwiyumvamo, bityo bibashe gutanga umusaruro ku munyarwanda uwo ari wese waba aherereye hose n'inyungu z'igihugu muri rusange? Mu kiganiro cya Flash Business mbibutse ko ushobora gukora like kuri Flash TV Rwanda, iyo ni Facebook page yacu, bityo ugasiga ubutumwa bugufiya. Ariko nanone ushobora kugenda utwandikira ubutumwa bugufiya kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagara kuri iyo nimero ureba kuri ekra yawe, bityo ukabasha kuba waduha igitekerezo bitewe n'ibyo tuba tugenda tugarukaho ku munsi kundi cyangwa se tuganiraho. Mu kiganiro cy'uyu munsi ntabwo ni njyenyine, ndi kumwe n'impuguke mu bukungu Dr. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Dr. Birakanizius, ngira ngo mumaze kumenyera muri iki kiganiro cyangwa se no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko by'umwihariko dukunda kumutumira kugira ngo twifashishe gusesengura byinshi bigiye bitandukanye tuba tugiye kuganiraho namwe cyangwa se mugiye gukurikira. Dr. kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bijyanye n'ubukerarugendo mu Rwanda. Kugeza aka kanya nk'impuguke mu bukungu bizobereyemo bimenyereye, iyo urebye umunyarwanda hirya no hino afata gute ubukerarugendo by'umwihariko bw'indani mu gihugu? Iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane kandi cy'imvumburamatsiko. Urebye ubukerarugendo ni ikintu igihugu cyacu cyashyizemo ishoramari rihagije. Ikibazo rero gihari ni uko abantu benshi bumva ubukerarugendo ko ari ubw'abanyamahanga bavuye hanze, bakaza tukabakira bakatureba bakareba n'ibyo dutunze. Ubundi nyamara baravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Ubukerarugendo bwagombaga guhera ku banyarwanda, kuko dufite ibintu byinshi byiza, dufite ahantu henshi nyaburanga, ku buryo twagombaga kugira ngo buri muntu wese, buri munyarwanda abaze uko hameze. Noneho abandi baze kuhareba, ariko twebwe twarabatanze, ahubwo twebwe turimo kubereka. Ni ikintu rero nge nko mu bushakashatsi ngenda nkora, hakeneye amahugurwa cyane cyane ku rubyiruko, ndetse hakaza n'ikirenza amahugurwa, ikintu cyo kwigisha guhera ku bana batoya, ndetse bakanabibatoza, bagatangira bagatembera bakareba uko igihugu cyacu giteye. Ndabyibuka kera tukiri abana, iyo twajyaga kurangiza umwaka twakoraga ibizamini, noneho byarangira tugafata urugendo, niyo rutabaga ari urwakure ariko tukaba dufite ahantu nyaburanga hafi, tugenda tukareba, bakatubaza ibibazo by'ibidukikije, noneho natwe tukaba tumenye icyiza cy'ibintu nyaburanga dutunze. N'ubu rero nta kintu kibuze kugira ngo guhera ku rubyiruko abo bantu bigishwe ibirebana n'ubukerarugendo. Dr. koko nibyo harimo kuba wakwigisha urubyiruko kubijyanye n'ubukerarugendo, ariko by'umwihariko turebere ku iterambere ibyo ubukerarugendo bwinjiza mu gihugu muri rusange. Ubwo tuvuze ubukerarugendo ntabwo tuvuze gusura inyamaswa gusa cyangwa se kujya mu Kagera, muri Nyungwe n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko turebere hamwe mu kubyaza umusaruro igihugu cyacu mu bukerarugendo. Ngo hari nk'urugero wenda hari bita ku rutare rwa Nyirangarama, hari aho ujya ngo
ngo ba Ruganzu bageze, hari aho ujya wumva mbese hajya ibikorwa byinshi nko mu Mutara hari nzi ngo umwami Rudahigwa yaratuye hirya no hino ugenda hubatse ukuntu gutandukanye, ari ugasanga ziriya nyubako abami bagiye basiga zagiye zangirika, kandi nyamara mu by'ukuri mu gihe zibashije gusigasirwa zakabaye zazana amadovize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko n'abanyarwanda bakaba babisura bakaba bakwishyura. Ibyo bintu byo urabifata gute, urabigeranya gute? Wenda urabona hakorwa nk'iki kugira ngo wenda ibyo bintu bibashe kurushaho kugira umusaruro mu kuzahura ubukungu bwacu bw'u Rwanda? Ikintu cyakorwa ni uko ahantu hose hafite amateka habarurwa kandi harazwi, nk'aho kwa Nyirangarama wavugaga, ubu hari n'igikorwa kinini cy'uwitwa Sina Gerard, nta hantu ubu hanavuze ku rutare rwa Ngarama, sorry n'ubyumve byitanye no kwa Nyirangarama, urutare rwa Ngarama ahayoze ari Ngarama muri Gatsibo, kera hoze hitwa Byumba, ari urutare nahitiranyije no kwa Nyirangarama, ariko no hafi yo kwa Nyirangarama hari ahantu bita ku ibuye rya Bagege. Ni ibuye rifite amateka cyane, bavuga ngo ko ryateraga abantu ngo baryaga badaha abandi, bari ibisambo niko navuga, ngo bajya kurya bakabihisha munsi y'urutara, ryabuye rikaza rikababuza kurya, kugeza igihe ngo Ruganzu yaje akarikubita akarihanura, agatuma abo bantu barya neza batekanye. Ari nacyo cyatumye Nyirangarama ahubaka ibintu bijyanye n'imirire, ku buryo nta muntu urenga kuri Nyirangarama atagiye kurya neza. Ubwo rero urumva naho hari amateka akomeye cyane, kandi n'iryo buye rya Bagege riracyahari ahantu hafi y'Inemba. Nk'uko wavugaga Ngarama nawe hari ahantu hahoze hitwa Ngarama, ubu ndumva harabaye Gatsibo, naho hari amateka menshi, hari n'amazi meza rwose bita ngo muri Karangaza. Ni ahantu naho hakwiye kuba ubukerarugendo bwabanziriza pariki y'igihugu. Noneho hari urutare rwa Kamegeri hariya mu Ruhango, ni urutare narwo rufite amateka akomeye cyane. Kuri ibyo twavugaga, hari inzu z'abami zinyuranye n'ibigabiro byabo, hari n'inzu z'abashefu bari bakomeye bakoze ibintu bigaragara, ndetse navugamo nk'umuntu witwaga Rwubusisi, nawe hari ibintu bamuvugaho yakoze bikomeye cyane, ndetse bakavuga ko yari yaratanze inka agaha abantu benshi barenga 20,000. Urumva ko yari yakoze igikorwa gikomeye cyane, akaba yaranabaye umushefu imyaka irenga 50. Urumva ko yategetse igihe kinini cyane kandi akora neza. Hari n'ibindi bikorwa cyane bamuvugiraho, nko hariya ku isoko rya Kigali, ari mu bantu bariteje imbere, ari we waritangiye, ndetse bajya basaba nuko ryamwitirirwa. Hari n'abandi rero n'ahandi hantu heza nyaburanga hafi ya za parike, aho hose hagombaga guteza imbere. Ubwo rero gahunda ya leta n'ubundi, kuko yashyizeho gahunda yo kuzamura ubukungu duhereye ku bidukikije. Iyo gahunda ni nziza cyane, kuko n'abaturage bayibonamo. Ubu nta muturage uturiye pariki yumva ko agomba kujya kuyitutira, ko agomba kujya guhiga inyamaswa, ahubwo ubu abaturage barahugurwa kugira ngo bayibungabunge. Nkabona rero ni igikorwa cyiza, ahantu hose hari ibintu nyaburanga hagombye kubarurwa, noneho hagatangira no gutunganywa, hakagera n'imihanda kugira ngo abadutemberera bahagere neza, ndetse n'abaturage bahaturiye bahafate neza nabo bahatemberere. Dr. wenda ngira ngo hari ingengo y'imari ya buri mwaka igiye ibamo amafaranga agenewe ubukerarugendo bwa buri karere, ibikorwa byabo nyaburanga bikabasha kubakwa. Ubona cyo atari kimwe mu cyatanga akazi hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi bityo bikazamura n'uturere tugiye dutandukanye? Uko nabibonye, uko naho nakozeho inyigo ntoya, ubukerarugendo hari ahantu nyaburanga hose hitaweho, hagatanga n'akazi. Buri mwaka twajya dutanga akazi ku rubyiruko, kuko nirwo mbona rukeneye n'akazi cyane, no ku bagore nabo buriya bari inyuma mu kubona akazi. Twajya nibura buri mwaka haboneka nk'akazi k'abantu 2,000 buri karere, ugenekereje muri buri karere haboneka akazi k'abantu 2,000 biri mu nzego zinyuranye. Urwego rwa mbere ni ukwakira abantu baje batugana, baba ari abanyarwanda cyangwa abaturarwanda cyangwa baturutse mu mahanga. Ikintu cya mbere nabonye dukeneye cyane
ni ibintu by'imirire. Guteganya muri buri karere ahantu niyo hataba hoteli ikomeye cyane, ariko hakaba hari nibura resitora ifite isuku, ifite amasahane meza, iteka ibiryo bya kinyarwanda n'ibindi twakuye mu mahanga. Noneho umuntu uje, burya umuntu wese inda ni izi imbere, niyo umuntu arya nicyo cyerekana ko amerewe neza. Abantu bagera aho hantu bakahasanga ibyo kurya, ibyo kunywa, icyo umuntu ashaka akakihasanga, ndetse bakahasanga n'ahantu bashobora gucumbika, kuko usanga nk'ubu ahantu henshi urahagera ariko mu gutaha wenda n'umuhanda atari mwiza ugacungana no gutaha wihuta. Nyamara hari ahantu hacumbikira abantu, iroge, hoteli, byafasha abantu benshi bakahava bamerewe neza. Ikindi mbona mu ngengo y'imari bagomba gukora ni uguteganya amafaranga ahagije. Ayo mafaranga ahagije bazayateganya uko habaye inyigo, buri karere kaba gafite ahantu nyaburanga cyangwa gafite ahantu hashobora kwakira abakerarugendo, kose kagakora iyo nyigo, ndetse amafaranga buri mwaka bakavuga bati aka karere kazakoresha amafaranga angana atya, ahantu ni ahangaha, hari umugezi runaka, hari umusozi runaka. Noneho abantu baje bakaza tubayobora guhera ku kibuga cy'indege, guhera mu gihugu imbere, tukavuga tuti ukeneye kujya aha n'aha arahajya, ukeneye kujya aha n'aha arahajya, ndetse tugashyiraho n'abantu bazajya bagenda babayoboye. Dr. impamvu binani bikomojeho, urabona tuvuge nka Rubavu, iyo ugezeyo uba wumva yuko ari ukujya ku mazi kuri beach gusa, ukabona ibihari n'ibisanzwe, n'amayego, amaresitora hari n'ibyo, kuko nk'uko wazo bikomoza ko umuntu kugira ubukerarugendo aba agomba no kubanza kugira ikijya mu nda, nibyo koko. Ariko usanga benshi wenda ari ukujya muri ariya mazi gusa, iyo abaye agashya ni ukujya muri buriya bwato gusa. Nyamara mu by'ukuri mu gihe haje inyigo nshyashya kandi nzima ishobora gufasha abantu barushaho kuba interese cyangwa se kubyiyumvamo cyane gusura hariya hantu, bakabaye bagira indi nyigo nshyashya, bagashaka impuguke zishobora kwiga ibindi bintu bijyanye n'ubukerarugendo ariko bihuje n'umuco nyarwanda, ku buryo abantu baje bagana kariya karere atari kuvuga ngo kugarukira hariya ku mazi gusa, ahubwo hari ahandi hantu bakabaye bajya bakaba basiga amafaranga. Ibi bintu turabihuza gute no kuba RDB yabigiramo uruhare kugira ngo iyo nyigo igerweho wenda mu ngengo y'umwaka utaha 2023-2024 bizabashe kugerwaho, cyane yuko leta y'u Rwanda ifite gahunda yo kugeza muri 2050 hazaba ari impinduka nini mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko by'umwihariko tugashishoza tureba no ku bukerarugendo kugira ngo burusheho gutanga umusaruro. Ubundi ikintu mbona mu bukerarugendo bwacu cyadufasha ni ugusubira ku bintu bimwe byari mu muco cyangwa n'ubu ngubu bikiri mu muco ariko bikorerwa ahantu hake cyane. Natanga nk'urugero, nk'umuntu avuye i Burayi akaza tukamwereka umuco wacu wo gutereka amata no gucunda. Ubonye nk'umuzungukazi yicaye ahantu ku musambi mwiza w'ubusuna, barimo kumwigisha gucunda amata akoresheje igisabo, barimo kumwereka kubuganiza amata. Urwo ni urugero rwiza cyane rwose. Ubonye nk'umuntu abazungu baba bazi kurashisha imbunda, nta kindi bazi, n'ibintu by'umuheto bajya ahantu hake cyane bakabyitoza, ariko basanze ahantu hari umuheto, hari imyambi, tukajya kubereka ukuntu barasaga kera nk'umutumba, umwambi ugakata ukagaruka ugafata undi mutumba wegeranye na wa muntu. Ibyo bintu ni ibintu byashimisha abantu, kandi bakaba barimo kureba n'ubugenge twari dufite. Hari ibintu kera twari dufite byo gusimbuka urukiramende, twari dufite abantu basimbuka urukiramende metero 2 n'igice, ahantu bamusumba inshuro 1 n'igice. Ibyo ngibyo ubu byaragiye, n'abasimbuka barasimbukisha ibibando, ariko ujyanye nk'abantu b'abakerarugendo ukabereka uti dore ukuntu twasimbukaga urukiramende, ndetse dufite nk'abana bagoroye bagorowe neza basimbuka za metero 2 n'igice. Aho hantu abakerarugendo bakwishima cyane, babona ko ari ibintu turusha abandi. Ubwo rero tubikozemo ubushakashatsi, RDB nayo ikadushyigikira muri bwa bushakashatsi, nibura buri mwaka tukagira ikintu gishyashya dusohora, kuko buriya mu iterambere ry'ubukungu ntabwo ari ukwicara hamwe uvuga ngo ibintu byose nabigezeho. Hari ibintu ugomba kugenda ugeraho buri mwaka, ndetse ugatanga na ripoti
ubu tugeze kuri ibi nicyo gihe nifuza ko ubwo bushakashatsi RDB yabutera inkunga noneho buri karere ndetse byashoboka na buri murenge ahantu hose hashobora kuza ikintu nyaburanga kikahakorerwa noneho abakerarugendo bakaza bisanga bahitamo ahantu hanyuranye kugira ngo batahe rwose bishimye amaso yabo yarabonye ibintu bihagije. Reka haringira ngo Dr. tuza gufata akanya gato yadutumikira badutumye tubibutsa ko ikiganiro ni Flash Business turugaruka ku ruhare rw'ubukerarugendo mu iterambere ry'igihugu n'abanyarwanda muri rusange tugenda tubisesengura ariko nyuma yo gutumikira badutumye turaza kureba imwe hoteli Relax Guest House twasuye itubwira uburyo bibanze ku bintu bijyanye n'umuco muri iyo guest house ngira ngo bishobora kuza no kubera abandi bafite amahoteli intangarugero ntimujye kure turagaruka mu kanya. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere mu zigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda Masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zujuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo 5 byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Jyana n'injyana maze uhitemo mu DJ wishimira. Jya kuri www.musikAmabet.rawa utora umu DJ gukorera maze umuha amahirwe yo kuba umwami w'amabets. Mumwe mu rugero irabujijwe kuba ari munsi y'imyaka 18 n'abagore batwite. Ikiganiro cyacu cyari Flash Business turugaruka ku ruhare rw'ubukerarugendo mu iterambere ry'igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Ndi kumwe n'impuguke mu bukungu Dr. Birakanizius. Dr. Birakanizius ngira ngo ahari mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu twasuye Relax Guest House iherereye mu Kimihurura ariko ni umuntu wiyemeje gukora ibintu bijyanye n'umuco abisigasira kandi abishyikiye anatubwira uburyo yagiye atembera hirya no mu bihugu bigiye bitandukanye akareba umuco waho agasanga ntaho uhuriye n'u Rwanda. Nawe yakomeje avuga ko umuco nyarwanda tubashije kuwushyiramo imbaraga mu bukerarugendo wabasha kwinjiza amafaranga atari make mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka tumukurikire tugaruke mu kanya. Rudasingwa Emmanuel andi umuyobozi mukuru wa Murindi Japan One Love Project. Hano ubundi hari yakorerwa ibintu byinshi, akorerwa insimburangingo n'inyunganirangingo byo gufasha abantu bafite ubumuga. Hakabamo ahantu gukorera inama, hakabamo bar, restaurant, tukagira na guest house n'amacumbi, tukagira na terrasse yo hejuru abantu bashobora gufatira umuyaga, izuba, gusoma ibitabo. Kubera ko twebwe ubundi nkunda ibintu by'umuco nyarwanda kandi byinshi nuko twagiye tubyigisha abantu bafite ubumuga kubyikorera. Ari zine ureba nibo bazikoze abantu bafite ubumuga, ari amameza ubona nibo babyikorera, amakontwari ubona ni abantu bafite ubumuga babyikorera. Urumva ariko bafatikanyije n'abantu batamugaye kuko babereka ibyo abamugaye babereka ibyo bakora. Urugendo rushingiye ku muco ni ubukerarugendo bwiza kubera yuko byerekana iby'iwanyu kandi abanyarwanda kubwitabirira kuko n'ubusanzwe abanyarwanda bafite ukuntu batandukanye n'abandi bantu bo mu bindi bihugu, bakunda kwerekana iby'iwabo, bagakunda umuco w'iwabo. Urumva rero umuntu udafite umuco w'iwabo ntaye niyerekana iby'iwabo yakwerekana si iby'ahandi bikazamumarira iki. Niyo mpamvu rongeye nkunda iby'umuco w'iwacu kuko biba bifite n'icyerekezo.
abikunda kubera yuko buriya njye nkunda gutembera ntembera ibihugu byinshi ku isi, ariko buriya ibihugu bifite umuco tujya guhuza ni nk'Ubuyapani. Ubuyapani buriya bugira umuco ku buryo ushobora kuva nk'ahantu hamwe ukajya ahandi muri provinsi mukajya mu yindi ugasanga hahandi wavuye hasa naho ugeze. Noneho hano mu Rwanda naho niko hameze, nibo tujya gusa n'abantu tujya guhuza imico, kuko ibindi bihugu ugenda za Amerika nta muco wabo, iyo ugiye mu bindi bihugu usanga nta muco wabo, ukareba si umuco. Narumiwe ngewe hari nk'ubu ngubu ngewe naguha nk'urugero, hari ahantu nagiye mu Budage nsanga ubukerarugendo bwaho umuntu arinjira mu kiliziya cy'abagatulika, wongeye n'umugatulika yinjira mu kiliziya anywa itabi, anywa inzoga, undi arimo gusenga, undi padiri arimo gusoma misa. Nkibaza se nk'ibi bintu wabigira hano akajya muri Sainte Famille akabikora, polisi yahita imutwara nabi cyane. Urumva rero ndasanga ibyo bihugu nta muco hari, ngo hari freedom nayo igenda nayo mafuti nyine yo kuvuga ngo ufite umuco ngo n'ubwigenge ngo ufite freedom buriya ibintu biba bitandukanye. Rero abantu bafite umuco bagira ibyo baheraho n'ibyo barangirizaho, ariko rero umuco uhora wigishwa kugeza igihe n'isi izarangirira u Rwanda rukiriho. Serivisi zacu dutanga ni uko duteka ibintu bya kinyarwanda, tukagira guest house, tukakira neza. Serivisi zacu kandi zigakorwamo n'abantu bafite ubumuga. Abantu benshi bakunda kugira za cuisine zihishe, ariko twebwe bagutegurira ikintu ukireba, ukareba n'isuku yabo baba bafite, ukabona uko bategura ibintu bakabikuzanira bakabiguha ubireba. Hari n'igihe bashobora kukwigisha kubiteka, cyangwa nawe ubwawe uzi guteka ibirushaho ugashobora kuba wajyamo, kuko ni ibintu mbese ni bishyashya hano mu Rwanda. Guest house iherereye ku Kimihurura, hano nashaka kuvugana impande ya Helenike. Urabona uzamutse kuri Cadillac uturutse kuri One Love ya mbere ukazamuka ugana kuri One Love ya kabiri, hariho ahangaha ukazamuka ukagera ku muhanda w'amabuye, nawo ngaho iri ntabwo ari kure, metero nkeya, abantu benshi barahazi. ngayo nguko rero uwo yari Gatera atubwira uburyo imico yandigiye imeze n'uburyo ishobora kubyazwamo umusaruro, ari nayo ibyo agendera avuga ko yakoze kiriya gikorwa Dr kugira ngo ashyiremo iby'umuco wacu bigaragaza umuco nyarwanda, wagiye ubibona n'ibirimo byose ni ibintu by'iwacu bikorerwa iwacu mu Rwanda atakuye mu mahanga. Ibi bintu urabigeranya gute n'ubukerarugendo Dr ku yandi mahoteli kuba yabasha kubikora, ariko noneho by'umwihariko akabikora no mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu? Icyo kibazo ni cyiza cyane. Uriya mugabo Gatera afite ibitekerezo bizima kandi afite n'ibikorwa bizima. Ndamwibuka ahangana n'amazi ya hariya hepfo kuri Murindi One Love, ubu ngo yashyizemo ubusitani ngo abantu ubu hagiyemo ubusitani, ariko yari yakoze igikorwa gikomeye cyane, nanjye nakundaga kujya kuharuhukira. Birashimishije rero kubona yitaye cyane ku bantu bamugaye, abakorera insimburangingo, ariko ntabwo arekeraho kujya mu bikorwa by'iterambere, kujya mu bikorwa biteza imbere ubukerarugendo. Njye mbona rero afite ibitekerezo byiza, nawe ni umuntu ukwiye inkunga, yaba kumuhugurira abahakora cyangwa no kumurebera indi nkunga ishoboka kugira ngo abe yavana ibi bikorwa byiza muri Kigali honyine akabigeza no mu tundi turere, ugasanga igikorwa cye rwose giteye imbere. Nicyo kintu ubundi nkanjye wagiye ngenda mu bihugu byinshi, iyo habonetse umushoramari ukora ateza imbere igihugu
igihugu nacyo kigira icyo kimwibukiraho kikamutera inkunga kuko inkunga burya buri gihe bikenewe kandi inkunga si amafaranga gusa hari n'ibindi bikorwa byerekana ko umuntu atewe inkunga ubwo rero nkavuga nti ikintu kiriho ni uko RDB twagumije kuyitunga urutoki ariko si yo yonyine RDB igomba gukorana n'abashoramari igomba gukorana n'abashakashatsi kuko hari igihe RDB ivuga iti ibikorwa bihari birahagije pariki zihari zirahagije murabizi kera hahozeho pariki ebyiri y'Ibirunga n'iy'Akagera ariko ubwo hamaze kujyaho izindi pariki ndumva hariho iya Gishwati Mukura hakaza n'iya Nyungwe ejo bundi hazaboneke n'iya Busaga ku Ndiza naho hari ishyamba rikurikiranwe neza haba indi pariki kandi nziza cyane iri hejuru navuga mu kirere ureba mu Rwanda hose ureba i Kigali ureba ku Gisenyi ureba i Karongi ahantu henshi ubu hareba ubwo rero ikintu kigomba gukorwa n'ubushakashatsi pariki zikongerwa ahantu hakorerwa ibintu by'umuco nk'uko uriya Gatera yabivugaga hakaboneka nk'ubu ushatse kwambutsa ubwato ukoresha umusumyo cyangwa ingashya ubu bwato bw'igiti hano muri Kigali wagomba kuba ufite ahantu hari ikiyaga kiringaniye nk'aha kuva kuri za Itegisirwa ariko hari icyo bari bakoze ari Kacyiru sinzi ubwo ntago mperutse sinzi uko bimeze ari munsi ya Faisal kiriya mu cyo munsi ya Faisal ni nanjye rwose narindi muri nyobozi ya Kacyiru nsaba ko cyajyaho ariko bagiye kugishyiraho bashyiraho gato cyane cyakora ubwo rufe yarahafashe ishobora kuzakigira Kigali none igashyiramo y'amato ibintu by'imikino hari imikino myinshi burya ibera mu mazi abantu bo hano mu Rwanda tutajya tumenya nayo tukayigira umuntu yahaza agasanga iyo mikino irahari kandi igafasha n'urubyiruko kugira ngo duhange imirimo uwo mukino umwe ushobora kuza ugahakaza abantu 100 abo bantu ntabwo ari bake kandi bahemba neza bakamererwa neza ubwo rero nkabona RDB yagombye gukorana natwe dukora ubushakashatsi igakorana n'abarwiyemezamirimo kuko RDB yonyine ntago yashobora kugira ngo izamure ubukerarugendo n'ubukungu bw'igihugu noneho rwiyemezamirimo akavuga ati ngiye gushora nk'amafaranga hafi ya Nyungwe mpazamure rwose nk'ubu ngubu ndimo kwigira imishinga koperative iri hafi ya Nyungwe yitwa Kopabinya iri Nyamagabe ubu ngubu icyo nibandaho ni ugukora ku buryo urubyiruko ruri muri iyo koperative rumenya ibintu bijyanye n'ubukerarugendo kuko begeranye na Nyungwe cyane ibintu bakora bakabikora batekereza kuzamura iyo pariki noneho bakazamura n'ahantu hayegereye nk'urugero rumwe nabonye ahantu bitaga Inzega bajya bavuga ngo umuntu yakubitiwe ahareba Inzega iyo yahuye n'ingorane akananirwa kuzivanamo aho hantu Inzega naho hakubitiwe ahareba navuga ngo Nzega yakubitiwe ahareba Inzega nk'ubu RDB n'umushoramari bakagenda iyo Nzega iri mu mateka bacamo n'imigani bakayizahura umuntu ugeze Inzega akavuga ati ndaharuhukira ngiye kujya muri pariki urumva rero ni ikintu twifuza ko leta y'u Rwanda minisiteri ibishinzwe RDB abashoramari bafite imari koko yo gushora bose bareba icyo kintu bati ubukerarugendo tubuteze imbere kandi koko iyo ubuteje imbere bufite umusaruro wakunganira dukura mu buhinzi n'ubworozi ubundi buriya ubukerarugendo bwawe bwa gatatu nyuma y'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo na bya bintu dukura mu buhinzi n'ubworozi tubashe kubyohereza hanze noneho abantu uze akabona ikintu ati kisingena ntagisize undi yabona ikindi ati singena ntagisize ukabona rero iterambere ryacu rirazamura ubukungu bwacu ibintu bikagenda neza tukagira ubutengamare Dr. hakunze kuvugwa yuko abanyarwanda badakunze kwitabira ibintu bijyanye n'ubukerarugendo ariko by'umwihariko none tugiye gushishoza cyangwa se tugasesengura ugasanga ari uko tuba dufite ibintu bimwe bihoraho umunsi ku wundi kandi turi mu gihugu cyacu nyirizina basa nk'ababihararutswe tuvuga urugero wenda nk'uko twari twakomojeho hagarutseho uriya muco wa kera gusimbuka urukiramende kubuguza ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye byakugorwaga kera byose ibi bintu ubona atari kimwe mu byakurura n'abanyarwanda ubwabo kugira kwitabira ubwo bukerarugendo cyane yuko hari urubyiruko rwo kugenda ruzamuka rubyumva cyangwa se rubisoma mu mateka ariko bakaba batazi uburyo byakorwagamo uburyo byagendaga
tuvuge nko mushoramari akaza RDB ikamworohereza akaba yabasha gushyiraho icyo kigo. Ubwo bivuze ikigo ni mu turere tugiye dutandukanye, by'umwihariko n'abo mukerarugendo bayivuze ati mvuye i Burayi ngeze muri Kigali nsura akahe karere karimo ikintu cy'umwihariko, wenda inyamaswa ninazisuye wenda muri Kenya n'urugero cyangwa se muri Tanzania, none ngiye kureba ibindi bintu by'umwihariko bijyanye n'umuco nyarwanda. Ubona iki kintu atari kimwe mu byakurura abanyarwanda bo kwitabira bura bukerarugendo bwahozeho, ariko by'umwihariko n'abanyamahanga bagiye bagana turere bikagenda bitwungana no mu iterambere ryatwo? Icyo kibazo ni cyiza, ariko hari akantu gato wibagiwemo. Buriya abanyarwanda ntabwo ari ukudakunda ubukerarugendo, ahubwo abenshi nta bushobozi bafite. Kugira ngo ukore ubukerarugendo nibura wabona tike ikuvana aho utuye ukagera kuri bwa bukerarugendo. Abanyarwanda benshi cyane urubyiruko kubona tike birabagoye, ariyo mpamvu ubukerarugendo bwabanza bugateza imbere rwa rubyiruko, rukabona akazi, rukabona amahugurwa, noneho rukabona na ya tike izatuma buzenguruka u Rwanda. Uko ufashe wenda nko kugira ngo uzenguruke u Rwanda ugere ku mapariki anyuranye, ari y'Iburasirazuba, ari yo mu majyaruguru cyangwa y'Iburengerazuba, bisaba ko uba ufite amafaranga nibura navuga ku mufuka ufite nk'ibihumbi 20, bituma utega imodoka, bigatuma ufata icyo kurya n'icyo kunywa. Ariko usanga abantu bo mu rubyiruko babona bya bihumbi 20 ni bakeya. Ibyo rero bikaba imbogamizi cyangwa inzitizi ya kwa guteza imbere ubukerarugendo. Ari nayo mpamvu tugomba kureba ukuntu muri buri karere haba ikintu giha urubyiruko akazi, noneho kikaba imbarutso yo kugira ngo rwa rubyiruko ruzamuke narwo rumenye ubukerarugendo, ndetse bigishe n'abarumuna babo. Nuko nguko ngewe mbibona. Noneho nanone ntituvuge ngo ubukerarugendo buzakorerwa aha hantu hatunganye honyine, hakabaho n'ahandi hantu hatangiye. Natanga nk'urugero nka hariya hahoze ari muri Musasa, ubu ni muri Gakenke, ndumva ari muri Gakenke, hari ibigabiro by'abantu. Namenye ubwenge ibyo bigabiro bihari, ariko umuntu abinyuraho akabireba biteye amabengeza, bimeze neza. Hariya ahantu hatunganyijwe, abantu bo mu karere ka Gakenke, aka Rulindo, ndetse n'abahana i Kigali bajya batembererayo, noneho n'abandi bakabasanga bakahatemberera. Ni ukuvuga ko turacyafite imitungo ikomeye cyane igomba gutunganywa. Natanga urundi rugero nk'ahitwa kwa Kankazi hafi yo mu Kinini, hariya ahantu baza bahita i Karama, hari inzu ya etaje yubakisha amatafari ahiye, imeze neza, yubatse mu viringo. Iyo nzu yongeye igasubirwamo, abantu bakuze barayizi, abantu bahatemberera bishimye rwose. Ni ahantu heza cyane hafi ya Rugeramigozi. Noneho ibyo ngibyo, iyo nzu yongeye kubakwa igatunganywa, hakaba ahantu heza hakira abantu, hahakaza urubyiruko rwo muri ako gace karebana na za Shyogwe na za Byimana na Kabgayi. Abantu bahari babona akazi barenze nka 500 tuvuge. Ba bantu barenze 500 nibo babonye akazi gahoraho gahemberwa, nabo bazashyigikira ubukerarugendo. Uko bazabushyigikira ni gute? Hari bene wabo nibo bazatangireho bati tugiye kubasura turebe naho bakora, n'abaje baturutse hanze baze babakira. Ni ukuvuga ko rero ikintu cya mbere ni uko buri munyarwanda abasha gukirigita ifaranga, nabo niko bavuga. Ubu ngubu mu bukungu bwacu tuvuga ko umunyarwanda ku mwaka ashobora kubona amadolari 850. Ni ukuvuga ibihumbi 850. Ugabanyije umutungo w'u Rwanda rwose rw'abantu n'abarwiyemezamirimo n'abakungu cyane bafite, ariko uriya mutungo dushobora kuwuzamura ukagera no kuri miliyoni 2 no kuri miliyoni 5. Natanga urugero nk'Abashinwa mu myaka 30 ntabwo bari barengeje bya bihumbi 800 nk'ibyacu, ariko ubu ngubu kubera gahunda biyemeje baragera kuri miliyoni nako baragera ku bihumbi 8,500, badukubye inshuro 10 ku musaruro mbumbe wabo. Ni ukuvuga ko natwe dushobora kwigana b'Abashinwa, ndetse tukanabarushaho uko dufite igihugu kimeze neza kurusha icy'Ubushinwa. Noneho buri muntu nibura urubyiruko kuko nirwo nibandaho cyane, akaba ashobora kubona amafaranga arenga n'ibihumbi 10 ku mwaka.
ni ikintu rero kizaturuka mu bukerarugendo cyane kuko nibwo bwisanzuye kandi utavuga ngo hari ahantu uzabuheza. Dr. mu bamwe mu rubyiruko twagiye tuganira bari mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye hirya no hino hano mu Rwanda, wenda ariko tutagize amahirwe yo kubona amajwi yabo ngo tuyatunganye neza, ariko bagiye bagaruka cyangwa se bakomoza ku buryo ubukerarugendo hano mu Rwanda cyangwa se ibigo byabo by'amashuri bitari kubigiramo uruhare. Ndibuka yuko wenda nko mu gihugu cya Kenya nagiye nkunze kubikomozaho, ahanini bafite umuco w'ibigo by'amashuri gufata abana bigisha muri gihembwe bakavuga bati iki gihembwe tuzabajyana muri pariki ni iki gihembwe tuzabajyana ku mazi ya naya, ntibazajye biga amoko y'inyamaswa gutyo mu magambo gusa kandi batuye mu gihugu ayo moko y'inyamaswa arimo bakagombye no kuzibona viza amaso ku maso. Hano mu Rwanda ubibona gute ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye cyangwa se minisiteri ifite mu nshingano zayo kubishikariza ibigo by'amashuri byabona ngombwa bakabishyiramo bije yagituma urubyiruko rwacu abanyeshuri mu biruhuko bajya gutembera hirya no hino mu gihugu bakabasha kureba ibyiza nyaburanga bihari. Ibintu bituma urubyiruko rutazakura rukunze wa muco w'ubukerarugendo. Ibyo byaba ari byiza cyane kuko natanga urugero rwo mu Buyapani, nabashije kumarayo ukwezi. Iyo umwana amaze kumenya ubwenge guhera ku myaka 3-5 bamujyana gutera igiti mu busitani, bakamubwira bati iki giti n'icyuma ni wowe uzaba upfuye. Umwana akabikurana ati kiriya giti cyanjye nateye ntikizume, akakivomerera akacyitaho ndetse akareba ko kiruta n'icyo abandi bateye. Natwe hano mu Rwanda tubikoze kandi byashoboka. Ahari ubusitani rusange umwana akagenda agateramo igiti agakora azi kucyitaho. Hari umwana wabwira uti jya kuvomera cya giti cy'imbuto akakubwira ati ibyo byo kuvomerera ni ibiki atazi n'ibyo ari byo. Nyamara ushobora gufata n'imifuka na muntu ufite ubusitani butoya cyane, ya mifuka ukayikikiza inzu uyishyira ku rubaraza hategera inzu cyane ngo itazahatera ubutohe, noneho abana bakahavomera, wateramo imboga wateramo igiti cy'urubuto bagakura babizi kandi babikunze. Natwe rero mu Rwanda turabikeneye nk'uko babivugaga mu mashuri, ntitwigisha abana gukora imibare, kuririmba, kwandika igifaransa n'icyongereza n'igiswahili n'ikinyarwanda, ahubwo tukabigisha ibintu bijyanye n'ibidukikije. Icyo kintu kizatuma abana bakura barengera ibidukikije bazi n'akamaro kabyo, kuko hari ushobora gukura akarangiza na universite atazi akamaro k'igiti, atazi akamaro ko kurengera ibidukikije. Ni ikintu rero dukeneye kugira ngo umwana akure azi kurengera ibidukikije, azi ubukungu buva mu bidukikije. Kuko buriya ugereranyije ubukerarugendo bw'iki gihe nubwo muri za 60-70 nta hantu bihuriye, ubu bukerarugendo bwarakataje. Ariyo mpamvu tugomba kuvuga tuti buri mwaka turebe icyo twagezeho muri bwa bukerarugendo, turebe inyungu yavuyemo, kuko hari amafaranga avamo cyane cyane y'amanyamahanga nk'amadolari, tukishimira ko yazamutse. Ndetse njye mbona habaho n'igihembo ku bantu biyemeje guteza imbere ubukerarugendo, bakavuga ati dufashe nka miliyoni duhembye umuntu wateje imbere ubukerarugendo ari rwiyemezamirimo. Icyo kintu kigashishikaza abantu, buri muntu akavuga ati ya miliyoni cyangwa za miliyoni nanjye nzayifataho kubera ko nateje imbere ubukerarugendo. Dr. Urakoze cyane ukomeje kuri icyo kintu cyo guhemba abantu baba bateje imbere ubukerarugendo. Mperutse gutembera mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, ku ahantu hita Kwijwi, ku bantu badukurikiye wenda ku bantu bahazi. Aho hantu Kwijwi ni ahantu hahoze hari ubusitani cyangwa se ishyamba manini magari, ariko kugeza ubu aka kanya haje kuba ubutayu. Ari nabyo abantu twari kumwe bari muri projet cyangwa se muri gahunda yo gufasha abaturage baho gutera ibiti, kugarura amashyamba. Ariko by'umwihariko bo bari kwibanda kuri bya biti byahozeho by'imiti, kuko baje gusanga ibiti byahozeho bya kera byagiye bicika kugeza aka kanya hari abazungu baba bikeneye kujya kubyazamo umusaruro cyangwa se abandi banyamahanga babikuramo ya miti n'ubundi itugarukira ari bya binini tugenda tugura hano mu Rwanda. Ntitwumve ubukerarugendo ngo tubufate muri gahunda gusa yo kuva mu nyamaswa no kujya mu mazi cyangwa se n'ibindi, ahubwo hari uburyo bwo gusigasira ibidukikije bijyanye n'ubukerarugendo ariko tubibyazamo n'undi musaruro ku rundi ruhande. Iki kintu kibona gute mu Rwanda, cyane yuko nabari bari kubikorera icyo gihe muri icyo gihugu cy'abaturanyi bari kubabwira yuko mu gihe ibiti bizaba byamaze gukura hari amafaranga bazaba bagenewe bazajya bahembwa buri kwezi bitewe n'uburyo bafashe neza bya biti. Ubwo babwiraga n'abaturage bose batuye imihanda ku buryo batangira gutera bya biti
bagereranya n'ubutaka ku buryo bitakwangiza imyaka bahinze se muri wa murima ariko batera bya biti byahozeho bya kera. Icyo kintu kibona gutanga impuguke mu bukungu umusesenguzi. Icyo kintu urakivuze ariko numvise umeneye ibanga kuko ndumva warageze iwanjye mu rugo ku Kacyiru ahantu mfite ubusitani bwa metero 25 kuri 30. Ubwo busitani ikintu nibandaho cyane imbuto ziribwa. Ikintu cya mbere nateyemo n'avoka ariko avoka zirera neza cyane. Icya kabiri nateyemo ni imyembe n'amapera. Ariko icya gatatu n'icya kane ni ibihingwa bivamo imiti. Harimo umutima w'imfizi uvura kanseri, harimo za pome. Abantu bamwe bakeka ko pome zitera mu Rwanda, n'ubu mfite zatangiye kwera kandi zerera amezi make cyane. Mfitemo za makadamiya, mfitemo utu duti dutoya twose bita za gutwi kumwe, umwenya, umutobotobo, umusave, ibintu byose bivamo imiti ndabifite. Mfitemo n'igihingwa cyaturutse muri Aziya kiba no muri Amerika cyitwa badeya. Ni igihingwa cyiza cyane cyera imbuto zivura kanseri, zivura n'izindi ndwara. Ibyo byose iyo ugeze iwanjye urabireba ugasanga biteye amabengeza, birashimishije. Nge rero icyo nifuza nuko ubusitani nk'ubwo icyo nabushyiriyeho nuko abanyamakuru muza mugafotora mukerekana abandi baturage, cyane cyane ko numvise na Minisitiri w'Intebe yarabyibanzeho cyane ati umuturage yarakwiye kugira ibiti by'imbuto nibura 3. Abanyarwanda tugeze kuri miliyoni 10 tubashije kuba twagira icyo dukora turamutse buri muntu ahinze ibiti 3 by'imbuto. Ni ukuvuga twagira ubwo miliyoni 30. Urumva zaba ari nyinshi cyane, buri muntu wese ntiyabura urubuto. Ubwo rero ikintu nifuza nuko ubukerarugendo twabufatanya no kugarura bya biti bivamo imiti ya Kinyarwanda, kuko imiti ya Kinyarwanda yari ikaze cyane, yaravuraga, nta miti ya kizungu abantu bagakira. Kandi n'ubu biracyakora, hari abantu bavuzi gakondo bavura, nubwo harimo bamwe na bamwe wenda baterekana ukuri, ariko benshi baravura indwara zigakira. Ariyo mpamvu rero muri bwa bukerarugendo umunyamahanga ageze mu Rwanda agasanga hari umuravumba, hari umubirizi bitaga umurera abana, agasanga hari igicuncu, hari ibintu byinshi bivura, nawe yanabijyana agatangira akabikoraho ubushakashatsi, nawe akaba yabivurisha. Kuki se twavurisha ibituruka muri Aziya, ibituruka i Burayi, ibituruka muri Amerika, ibyacu biri aho ngaho? Naho rero haburuke ubukerarugendo bujyanye n'ibintu by'imiti. Twagera nk'ahantu hari ikigo kijyanye n'ubukerarugendo cyangwa hari hoteli, tukabereka ibikoresho byacu bya gakondo kandi bifite agaciro. Bya bintu bizatuzamurira ubukungu, kuko ubukungu buriya bugirwa n'amafaranga aturuka mu bintu byinshi binyuranye, mu bantu benshi banyuranye. Ni icyo rero nge nifuza ko cyakorwa. Buri munyarwanda wese ufite icyazi ku miti gakondo, ku bintu byacu bya kera, akakivuga, tukakibwirana, tukanabyandika, tukanafata n'amavideo, kuko ubu twateye imbere. Noneho natwe abanyamahanga tukabereka ko dufite ubutwari, dufite ubushobozi. Dr. Nyirango, turi kwerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu, tugaruka ku bijyanye n'ubukerarugendo mu iterambere ry'Abanyarwanda n'abaturage muri rusange. Ndagira ngo none wenda turi gusoza, utubwire kugeza akanya hakorwa iki, ugira n'icyo ubwira Abanyarwanda by'umwihariko nk'impuguke mu bukungu mu bintu bigiye bitandukanye. Ikintu nifuza ni uko Abanyarwanda kuva kera twarangwaga n'ubutwari n'ubushakashatsi n'ubumenyi. Ibyo ni ibintu byari bihari, kuko bamwe bakeka ko ari abakoloni babizanye. Ibyo bazanye ni bike cyane ugereranyije n'ibyo twari dufite. Icyo rero nifuza ni uko buri munyarwanda wese aho ari ugeze mu gihe cyo gukora, cyane cyane urubyiruko, yareba ikintu cyateza u Rwanda imbere, yaba afite ikintu yahimba akagihuza n'abandi, tukifatikanya tukagiteza imbere, ndetse na leta ikadushyigikira, igihugu tukagiteza imbere. Noneho ntiturangwe n'ibintu bimwe gusa, kuko usanga hari abavuga ngo ibihari birahagije. Oya, ntabwo bihagije. Ikintu nifuza ni uko twateza imbere ubushakashatsi, tugateza imbere amahugurwa, noneho ikintu cyitwa ubukerarugendo tukagigira ikinyamwuga,
ntitukigiye ngo ni ikintu cya RDB gusa, ngo ni ikintu cya minisiteri runaka, ni ikintu cya leta, oya ni ikintu cyacu. Ari nayo mpamvu mu bushakashatsi nkora ubu ngubu ndimo gukora ikintu cyateza imbere ubukerarugendo hano mu Rwanda, tukaba intangarugero, kuko n'ubundi hari ibintu dufite abandi batagira nk'ingagi n'ibindi bikorwa nyaburanga. Ubwo akaba ari nayo mpamvu ngira ngo ntange nimero yanjye, uzashaka gukora umushinga urebana n'ubukerarugendo azampamagare twifatikanye, noneho tugire icyo dukora giteza imbere igihugu. Nimero yanjye ni 0788 32 23 25. Mwakoze nka mukuru Dr. Bihira Canisius, twagushimiye kuba witabiriye ikiganiro cyacu, kudufasha gusesengura byinshi bitandukanye mu iterambere ry'ubukungu bushingiye ku bukerarugendo. Dushimira mwese twabanye muri iki kiganiro, tubibutsa yuko ikiganiro Flash Business tugenda tugaruka ku byinshi bigiye bitandukanye, kandi tushobora kwerekeza aho muherereye hose, tukabasha gusura ibicuruzwa byanyu kugira ngo tubashe kubimenyekanisha ku Banyarwanda. Icyo gihe rero twasigira ubutumwa bugufiya kuri iyo Flash TV Rwanda, kuri Facebook page yacu, cyangwa se kuri Twitter, kuri Instagram n'ahandi hose kuri Flash TV muradusangaho, bityo tukabasha kuba twabasura aho muri hose. Ariko nanone ushobora guhamagara kuri iyo nimero ureba kuri ekran yawe, bityo tukagusanga aho waba uherereye hose. Tubashimire, mukomeze mugire ibihe byiza, mukanye ikiganiro News Lab, ntimujye kure. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Ubu noneho ushobora gukurikirana Radio Flash FM na Flash TV kuri telefoni yawe ngendanwa. Dore uko bikorwa: fata telefoni yawe, winjire muri Play Store, wandikemo Flash Radio na TV. Nurangiza ukande install, hanyuma utegereze programu ijye muri telefoni yawe. Yifungure maze uhitemo aho ushaka, yaba radio cyangwa se TV. Amakuru meza, umuziki n'ibiganiro bikoranye ubuhanga ntibigucike. Ku bindi bisobanuro wasura urubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo flash akadomo rawa.